mwese abaduteze amatwi muri uyu mwanya dukomeje kunezezwa n'ubwitange mufite bwo kwiyegurira Imana kuvugurura amasezerano. Reka rero uyu mwanya nanjye tugiye kwigana ku mazina ni Mugunga Pierre kubwo gucungura igihe. Reka dusenge nimara twige. Data mwiza uhoraho dukunda, tunejejwe no kurinda kwawe kwabanye ubugingo bwacu. Tugushimiye imitima ikomeje kukwiyegurira gacika Satani, izina ryawe rihimbazwe. N'uyu mwanya tugezemo herekeza ijambo ryawe, uzi bidukwiriye ubiduhere mu izina rya Yesu. Tugiye kwigana insanganyamatsiko itubwira ngo gukura umuryango mu mpatanwa. Muri iki cyigisho tugiye gukurikirana mu mwanya utari bube muremure cyane. Ni icyigisho kirebana n'umuryango ukugowe, ukuhuye n'ibibazo ibikomeje kuwonona no kuwangiriza, ibibujije amahoro, n'icyo abana b'Imana bakora kugira ngo nk'uko abantu bakomeje gucika umwanzi banamucike batunganya imiryango yabo. Dore ko muri iyi si abantu bahura hanze rubanda muri sosiyete, duhura tuvuye mu miryango. Imiryango iramutse baye myiza, igihugu cyagira amahoro, cyagira umutekano, imanza zahagarara, abantu bakora ibyiza baramutse bayobotse Imana. Ni wo mugambi w'ubutumwa bwiza, kugira ngo umuntu atunganye isi abanza gutunganya umuryango, kuko isigizwe n'imiryango kandi kononekara kwayo n'ibibi biri ku isi bitugaragariza uko umuryango wamaze kugera ahataworoheye, ahabi. Rero muri uyu muryango kukura mu mpatanwa urimo cyangwa mu ngobati y'ibibazo, nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana, umuryango ugeze ahabi. Ntabwo navuga ko ari wose, kuko mu bitabo byinshi bivugwa mu birebana no gushyingiranwa, ahenshi atubwira ko mu bashyingiranywe, amagambo narasomye nanone numva arantangaje basobanura ibyo bita ubutane. Muri igitabo cyitwa Iremamico, ni urupapuro inama zihariye zirebana n'iremamico, baranditse bati des sondages forcément approximatifs en matière aussi délicate révèlent que sur 10 mariages, 4 tournent mal et finissent par l'abandon ou le divorce. 4 encore essaient de tenir de travers bien des difficultés d'adaptation et de sérieuses désillusions. Les 2 autres sont à peu près heureux. Ngo mwigenzura ryimbitse kandi ritashitibesha mu birebana n'imiterere ya mwene muntu, byagaragaye neza ko mu makwe 10 ane abana n'abagaherukwa no gutandukana abantu bagatana. Noneho andane nayo akagerageza guhangana no kutumvikana, ndetse no kubona ko abantu bibeshe mu gushaka kwabo no kurambagiza. Noneho abandi 2 bakagerageza gusa nabo bihanganye, bagira umunezero muke, ariko nanone ni gake à peu près heureux. Ntabwo ari umunezero wuzuye. Bigaragare neza yuko bitewe nuko Satani umwanzi w'ibyiza yakomye mu nkokora icyiza cyari kigenderewe mu muryango, umunezero, ajya atuma rero ibyahagombye kutubera byiza bibura ireme. Noneho abantu bakabaho mu buzima bubagoye, noneho babaho mu buzima bubagoye, kutavuga rumwe kugatangira, isi kuzura abantu batarimo, badafite icyerekezo cyiza. Muri ibyo bishize umuryango mu mpatanwa, turavugaho ibintu bigera muri 4 cyangwa se wenda 5. Ni ibiguye nabo umuryango, ni inzoga, n'ubusambo, n'ubusambanyi, n'ababyeyi badatanga uburere, n'abana batumvira, ababyeyi badatanga uburere bananiwe inshingano, ndetse n'abana batumvira. Hirya y'ibi turagerageza kuvuga agace gatoya karebana n'uburyo umuntu yakwirinda ibi byago, umuryango ukavanwa mu mpatanwa, noneho ugahagarara akwiriye. Nk'uko twabanje kubisoma tubabwira, turahera mu bishize umuryango ahantu habi. Icyambere twavuze ko ari inzoga.
Bibiliya ubwayo ni Hosea n'umurongo wa 10 babivugira hamwe izi ngingo ko ari ebyiri: ubusambanyi na vino y'umuce na vino y'ihira byica umutima. Murabona ko ntabwo ari umutima kera, ahubwo ni umutima ame. Ibi nibyo bipfa iyo umuntu abaye umusambanyi, iyo umuntu abaye umunywi w'inzoga, nanone ibyo bikajyana bigendereye kwica umutima. Abakiriya b'ubusambanyi n'abakiriya b'ubusinzi ku isi ni benshi kuruta abakiriya b'ibyiza. Tituhatinda gato muri izi nzoga. Igitabo kitubwira byinshi, cyakindi kivuga ibirebana n'iremamico, icyo ubusinzi butwayo cyangwa se kunywa inzoga icyo byaba bitwaye. N'urupapuro rwa 63 basobanuye neza ibirebana no kunywa inzoga, ndetse babivuga muri amagambo akurikira: l'alcool est la cause numéro 1 de maladies mentales. Igisindisha cyangwa alcool niyo mpamvu ya mbere itera indwara zo mu bwenge cyangwa se zo mu mutwe. Izi ndwara umuntu abaho ariko yadafite ibitekerezo, yadafite icyerekezo, yadafite ubuzima buhagarara neza, uyu mwana w'Imana bahuye n'akaga. Dès que la possibilité de se procurer de l'alcool diminue, on note une baisse impressionnante de maladies mentales. Iyo abantu batagifite ubushobozi bwo kwigurira akayoga, n'imbaraga z'ubwenge zongera guhembuka. Nimurebe noneho abigurisha banganiki tutagiye hirya. Dès que au contraire la consommation de l'alcool augmente, on assiste à une montée en flèche de maladies mentales. Ariko iyo ubushobozi bwo kwigurira inzoga bwiyongereye, indwara zo mu bwenge, izo mu ntekerezo nazo ziriyongera zikaba nyinshi. Uretse n'ibyo ndabivugaho gatoya, iyi nzoga nangwa se ibi bisindisha abantu bishoyemo turabivugaho, haba mu gitabo cy'Imigani 23 umurongo wa 30 baratangira batese: ninde ubonye ishyano, ninde utukuza amaso, ninde ufite intonganya, ninde ufite inguma zitagira impamvu. Hepfo aravuze ati: nabarara inkera, nabagenda bavumba inturire. Barabivuze ati: iryana nk'inzoka igatema nk'impiri. Iyi ngiyi ni inzoga, ngo amaso ukayahanga ku by'inzaduka. Izi nzoga mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu hari ibintu bigera mu 8 inzoga zitwara. Icyambere zisahura umuryango, ukabona unywereye 5 umuryango wahaye 500. Urigaburiye, uriyishe, kandi umuryango nawe urawishe. Kabiri, zica ubwenge. Icyo ni cya kabiri. Uriya rero nta mibare, nawe witegereje umugabo ushobora gutanga akagura icupa rya Primus cyangwa se wenda rya Mitsingi ry'igihumbi, niba ari igihumbi niba ari 3 simbizi, akajya kwambara kamba 2,500, akabura isabune, amafaranga yasugura isabune yamesa imyenda yambaye cyangwa nawe akiyuhagira. Urabona ko ubwenge buba bwamucitse. Akambara ipantaro iteye ibiremo, kandi ushobora kunywera 30 mu cyumweru. Ubwenge buba bwarapfuye, bwarahanamye. Niba naniwe kwigurira isabune, umuryango ntazawibuka. Ikindi, zitera gupfa umuntu akenyutse, zitera indwara. Wenda ibyo dusoma mu gitabo bita Twebwe n'Abana Bacu baranditse ngo barebye umubare w'abantu bicwa n'inzoga bahereye mu gihugu cy'Ubufaransa, baravuze ngo 3/4 nabicwa na kanseri, abandi 3/4 nabicwa no kuvira mu bwonko, 4 nabicwa n'umutima, 9/10 nabicwa n'umwijima cyangwa agasabo k'indurwe, 2 nabicwa n'impyiko, gikurikiyeho 2/3 nabicwa n'uburwayi cyangwa se impanuka. Noneho 2/3 nanone nabiyahura, 2 nabiyahura. Noneho 2 nanone nabicwa n'umusonga, 2 nabo ni cyabicwa n'igituntu cyo mu bihaha. Noneho umusinzi ntiyatesha abana bibi cyangwa ngo bahane mu gihe we byamunaniye kwicikaho.
ubu buzima bubaye butya bwo kwiyanona no kwiyangiriza, kubona umugabo usutya ariko agashyira mu isi abana n'abadashoboye kwivana ku byo ariho, byasa naho bene ubu buzima ari ubuzima butagira icyerekezo, n'ubuzima butibuka abandi. Ndagerageza gusoma urwa mbere rwa Samweli ibice ni 4, ni ibice 25, umurongo wa 4. Turasoma amagambo y'umugabo umwe, ariko turasimbuka imirongo imwe dusoma umugabo wari umukire. Umurongo wa 4 yore ku wa 3, uwo mugabo yitwaga Nabali n'umugore witwaga Abigayili. Uwo mugore yari umunyabwenge kandi w'uburanga, ariko umugabo we yari umunyamwaga w'inkozi y'ibibi, yari wo mu muryango wa Kalebu. Uyu mugabo bita Nabali yari umugabo, namwe nimutekereze, yashingiye umugore w'umunyabwenge. Ntabwo bavuze ubwenge bw'umugabo, ahubwo bavuze ubwenge bw'umugore. N'ubu hari abagabo babayeho ariko ubwenge bakaburushwa n'abana bashutse. Ibise bimeze biti, umugabo watashye bamurandase, yinyariye, ipantaro yatose, bamufashe mu maboko, umwana ushoboye kwiyambika, umwana uzi kwihera, umwana uzi kumenya aho yihagarika, yakabwira nyina ati ndashaka kwihagarika, akabyuka, yanyara kubira bakamukubita akanyafu, ariko reba se wamubyaye kuzanyaye mu ipantaro. Nimumurebe kuza bamuhetse kandi yagiye afite imbaraga. Nimumurebe bavuga ngo yari yahamije kandi yahamijwe. Uyu Nabali nawe yarameze ati, igihe kimwe nitujya ku mateka y'uyu mugabo kugira ngo umuntu arebe ko urugo ruhuye n'ibibazo, abashumba be bagiye mu rugishiro, bagezeho basanga Dawidi yari yarahunze Sawuli. Dawidi arabarinda, amatungo ntiyagira icyabaho, abagirira neza, barya ku byo afite. Igihe batashye amatungo yabasubiye mu rugo, Nabali agiye gukemuza intama ze, Dawidi amutumaho abagaragu ati, nyabuna naje ku munsi mwiza, ndabona uyu munsi ari umunsi w'amahirwe, niba hari icyo abona wohereza umugaragu wawe. Umugabo ukomeye wari kuzaba umwami aciye bugufi, amenya aho ahera asaba, yohereza abantu ati, bakugirireho umugisha mu bagaragu bawe. Ahageze ikintu gikomeye ni kimwe, mwumva ko umurongo wa 7, ubu numvise ko ufite abantu bakemura, kandi abashumba bawe babanaga natwe, nta nabi twabagiriye, ntacyo bajimije igihe cyose babereye i Karumeli. Aza abahungu biwawe barabikubwira, abahungu bakugirireho umugisha uko tuje ku munsi mwiza, nuko ndakwinginze ikiva mu maboko yawe cyose aba ari cyo wabagaragu bawe n'umwami wawe Dawidi n'umwana wawe Dawidi. Abahungu bo kwa Dawidi basohoye aho babwirana bari mu kigwi cya Dawidi ubwo butumwa bwose uko bungana, baburangije baraceceka. Nabarasubiza abagaragu ba Dawidi ati, Dawidi ninde kandi mwene Yesayi ninde? Muri iyi minsi hariho abagaragu benshi bacitse bashebuja, mbese ninde ku mutsima wanjye no ku mazi yanjye n'inyama mbagiye abakemuzi banjye, mbeho abantu ntazi iyo baturutse? Nuko abagaragu ba Dawidi barahindukira basubirayo, bagezeyo bamutekerereza uko byagenze. Ntabwo yitonze ngo babaze, ntiyabajije abigishwa uko guhubuka. Iyo miterere itabanza kwitonda ngo yibaze. Bwari bugiye gucya, Dawidi ubwe yambaye, bakimara kumuha amakuru, bwari buri buke, uwabimye ari buri buke yapfuye. Umunyabwenge aba umugore. Hari abantu benshi batazi kunwanira urugo, rukanwanira umugore gusa kandi bakagumbya guhuza inama. Igikomeye cyane, uyu mugore w'umunyabwenge yamenye ububi n'ubupfu bw'umugabo we. Amateka tubwira neza ngo Nabali yahoraga anuka inzoga, umubiri ukanuka inzoga, imyenda ikanuka inzoga, burira ryamye bukanuka inzoga, naho nyuze hakanuka inzoga. Ni benshi uwo mwuka abagore bawuhaze mu ngo zabo. Hepfo haranditse ngo uyu mugore agira ubwenge, agenda yibese, acitse umugabo atabizi, nuko amugezeho arwana urugamba rwo gusaba imbabazi, yishyiraho ibyaha by'umugabo, arahenda aringinga. Agarutse amagambo ari ku murongo
wa 36 umugore yagiye kugira kurwana ku muryango, umugabo yiryamiye. Mwumva icyabaye, umurongo wa 36. Nuko Abigaili irasubira kwa Nabali, asanga atekesheje iby'ibirori mu nzu ye nk'ibirori by'umwami byose, kandi anejejwe umutima nuko yasinze cyane. Icyo cyatumye atagira icyo amubwira, ari icyoroheje ari n'igikomeye burinda bucya. Umugore arwanya urugamba, ariko aje asanga umugabo yakoresheje umunsi mukuru, ntazi urwari rumubeho. Nuko umugore atashye asanga yasinze, abura iryo amubwira, ararana ijambo, ariko abura uwo yaryerekezaho, bitewe nuko umugabo nka Nabali nta bwenge yari afite. Bwamubwira ati rero burya mu by'ukuri wakoze byiza, waturengeye. ahubwo asanga ni umugabo uryamye atyo. Abasana Nabali bo bitare Nabali moderne, ba Nabali bagezweho mu miryango ya none baruzuye, aho usanga imana yabo ninda, baranywa bagataha n'ubwenge bwabasimbutse. Ikibazo kikaza ari ngo bati bene ababyeyi bagushira ishyano, batagira babaho icyerekezo, badahagarara neza ngo barebebweho ubunyangamugayo, kwanga ibibi, gukora ibyiza. Noneho bene uyu yabayeho ubuzima bumugoye. Ikigoye cyane ni ikihe rero? Ubwenge zica ubwenge. Umurongo ukurikiyeho 37. Buke mu gitondo nabarasindutse, umugore wamutekerereza amutekerereza ibyo, umutima we uraraba aba nk'igiti. Aho gushima umugore, aho kuvuga ati rero reka ngiye kwiyunga n'umwami ejo atazimba nkimuka, ako kanya ubwenge arabubura, yicaye abereye aho ngaho aba nk'igiti. Nyuma y'iminsi 10 bito bitubwira neza ko uyu mugabo ntabwo yagomba gukomeza kubaho, yarapfuye, umutima warahagaze, ava mu mwuka. N'abagabo benshi ibitabo bitubwira ngo babayeho mu buzima busa buryo, ni ibibazo si ibisubizo mu muryango. Abagabo basa batya bazanye ingorane nyinshi mu muryango. Tutagiye mu bibi, kuri bibi byinshi, uyu mugabo umeze utya, uyu musinzi ntiyatesha abana bibi cyangwa ngo bahane mu gihe we byamunaniye. Kabiri, ntiyakwigisha abana kuzigama no kwirinda amadeni kuko nawe yamumaze. Yikurikiyeho ntiyabigisha kwiha agaciro n'ubunyangamugayo kuko amaraso bavutsemo araye. Uyu mugabo nawe yishisi ayujujemo umwanda w'abantu, ayiteje ingorane. Ibitabo bitubwira neza kuri uyu mugabo. Ibitabo naje gusoma ni 318, ni igitabo bita inama ku birebana n'iremamico 318. Reka turebe ibisabagabo baranditse bati surtout si vous voulez vous comporter en parent adulte, cyane niba mushaka kwifata nk'ababyeyi ariko bakuze, niba mushaka kwifata nk'ababyeyi ariko ababyeyi bakuze, n'exigez pas de vos enfants ce que vous êtes incapable de faire vous-même. Ntugahangare gutegeka abana ngo bakore ibyakunaniye. Burya ni ibintu bikomeye cyane nuko umuhanira ibyo ukora. Hepfo que ce soit dans le domaine de l'ordre, yaba ari birebana na gahunda, jumubwira gahunda ariko nawe ugenjeje ute uyigira. Niba agenda gatinda tukamucyaye nawe ujurara mu kabare ukaza umugore yaryama. Abagabo bayeho bariki. Agakurikiyeho de la ponctualité, ibirebana no mbese ikinyabupfura, kubahiriza igihe. Arangara avuga ati de la bonne tenue, kwambara neza nawe ujuza yaguye. Bari kwa mwana ngo ujye wambara nabi, ariko ajya kureba iyawe ntuheruka kuyimesa, nibere mu biteyemo ngo uhuye kwishura udakarabye, kandi ejo baje bakurandase urwondo rukuzuye. Niba wanga ko ibi biboneka ku bawe, vanze ubyiteshe. Arongera aravuga ati de la politesse, ntabwo wabigisha ikinyabupfura cyarakunaniye. Baranditse bati
L'exemple est la meilleure des écoles, et rien, ni discours, ni remontrance, ni punition ne saurait le remplacer. Baravuze ngo icyitegererezo niryo shuri ry'ingenzi ry'ibanze. Icyitegererezo niryo shuri ry'ingenzi ry'ibanze, ndetse aravuze ngo nta kindi, yaba ibibwiriza, yaba kwerekera, yaba ibihano uhana umwana, ntabwo byasimbura icyitegererezo umubyeyi atanga. Niba ukunda Imana uzamwereka akaga ko kwiyandarika. Niba ukunda gahunda banza nakurebereho. Igitabo kirongera kitubwira ngo ibiba inyigisho n'impuguro waha umwana ntibishobora kumwiharaturamo ngo bihwane n'ibyajya kubonaho. Nicyo gituma niba tubonye abana babi biratwereka neza yuko n'ababyeyi nabo atari shyashya. Reka dukomeze. Barakomeje bavuga byinshi, basobanura ababyeyi bariho none n'abagabo. Tutagiye muri byinshi kuri izi nzoga zitwaye zituguye nabi. Ku rupapuro rw'194 twebwe n'abana bacu twaganiraga kuvana umuryango mu mpatano. Burya iyo habuze nta urumbye umubyeyi ngo asarure umwana. Bibaho rero ko niba ushaka umwana banza uboneke wa mubyeyi we, kandi mu by'ukuri iyi saha twaba turimo ubaye ntibindeba ukabasimbirimo ukababize ngarame atabana bazapfa kuboneka, ariko utabanje kuboneka ari wowe waba uri gukora ibitazigera bishoboka mu buzima bwawe. Ndasoma aya magambo ariko urupapuro rw'194, ariko birikwiriye ko abantu bamenya ko kenshi inzoga arizo zateye benshi kutagira amacumbi bikingamo. Hari abantu benshi barakora, ariko yabara yahaye mu rugo nayo yataye mu kabare, ukabona amafaranga yagura pariseri. Mbese murabona umuryango utaguwe nabi, maze ugusahura ubwenge akagusahura n'umutima, akagusahura n'icyerekezo, akanyaga umuryango wawe ukamuhe menshi, naho bakugirira akamaro ukabambura. Arakomeza ati cyangwa se bakaba mu icumbi ridahagije ry'ivundi, kandi kurimbisha inzu s'uburinzi buhagije mu kudukingira ubusinzi. Umugore kimwe n'abandi bagize umuryango baramutse ari abanyamico myiza, bamenye uko bizengurutse ikirere cyamurura ibyo bibi, baramutse batari mu babiteza. Kenshi abantu bakunda gutinda ku isanira hagati y'ubusinzi no kubura icumbi ribabereye. Ukabona rero n'umuntu n'agatebe ntako, ariko yagera mu modoka ati njyewe nintabona uriya mwanya ngo nkwicaremo, akaba atakwemera. Ati njye nicara kuri kabine, ntabwo muri buhagararerwa murafata muti. Ubwo hanze afite ijambo n'umunyamagambo, mu muryango ntatanga igaburo rikwiriye, ariko nanone abamwambitse ubusa, ipantaro gasanga irimo ibiremo, kubora aho aryama, ariko akavuga ati ndi umugabo ko mfite icyo natanze. Arakomeza agira ati ariko ako karari nukuri ko hari abanywa inzoga nabo bitangirira hafi, ariko ako karari akagenda kiyongera buhoro buhoro. Ubusanzwe umuntu agatangirira kukunywera iwe mu rugo aho yazindukiye, naho akorera akazi kuruta mu kabari. Akenshi ubutindi sibwo butera abantu kuba basinzi, ahubwo kenshi cyane usanga ubusinzi aribwo butera ubutindi. Mbega bavandimwe, mu umuryango uguwe nabi, ukabona umugabo rwose nta soni, ati sinzanywa inzoga sinzanywa amazi nzinyuguza inzoga, sinzanywa igikoma sinabyaye. Bene abo ugasanga bahagaze batyo mu muryango. Uwo muryango mbwira abo bana bavutse muri uwo muryango, muri igitabo cyitwa inama zihariye zirebana n'iremamico, byagaragaye neza ko ku bushakashatsi bw'umuryango bita UK baranditse ngo byagaragaye ko mu bana bakomotse ku banywi b'inzoga, ubwo namwe murajanisha mu muryango barebye n'uwa UK, maze bareba abamukomokaho basanga 35% ari abasinzi nk'ababyeyi babo, 27% ari abasambanyi nk'abase na ba nyina,
noneho 17% ari abantu b'abagome bicana, babambuzi, basahura, bafata ku ngufu, n'ubundi ugasanga nabo batobora amazu. Noneho 13% n'abantu bita ngo ni debile, n'abantu bafite ubumuga bwo mu bwenge. Ugasanga n'umwana wicaye aho ngaho ntibamutumba kuvoma, aricaye nuwo kurya gusa, ntacyo yujuje, yongereye imvune muri rubanda, kandi nawe uruhijwe no kutagira icyo umukomoraho, kuko azahora kurusha urinda upfa bitewe nuko amaraso yakomotsemo yamwisha ubwenge. Bavandimwe bwoko bw'Imana, reka nongere mvuge nti kugura icupa ry'ibihumbi 2 ukambara silipa nabyo biteye ubwoba, byerekana ko ubwenge bwashize. Kugenda ukagura nanone mitsingi, sinzi kwigura, ukagura yindi hahenze cyane, ugasanga nawe wambaye inshabari iteyemo ibiremo, noneho kamanuka ugenda wigaragura hasi, kabana batoya bari kujya bakina amabira hasi. Ibyo kuryitaka, ibyo bita uko kugenda usinda ariko rizamuka, utubwenge utanga uhabutagambiriye guha, binabyo byerekanye yuko umuryango ukomokaho wagushije ishyano, uri mu mpatanwa zikomeye cyane. Noneho hari abasinda bitewe nuko imigabane cyangwa se ingingo ebyiri z'umubiri zangirika cyane, n'ubwonko n'umwijima. Hari n'abajya bataha n'ibyo baguze bakabimenagura, ugasanga ageze mu rugo radiyo arayijanjaguye, ukabona telefone ayikubise hasi ari umujinya. Mu gitabo cyitwa Esprit Positif cyangwa se intekerezo zihagaze neza, niho hatwereka neza ibirebana n'ubusinzi n'uburakari zitera, ubusinzi butera. Ngo herutse kubona ko kurakara ntacyo bimaze, kuko ibyo umuntu yari yiteze kungukira mu burakari bizimirira mu ipfunwe. Noneho n'indwara z'umutima, n'indwara z'umwijima, n'indwara zo mu bwongo, ipfunwe rikaza, ukareba radiyo abandi baba bari gucuranga iziwabo, ugasanga iyo warayijanjaguye wasinze. Nimurebe bene uyu muntu uko abahagaze. Noneho bibaho noneho bitewe n'ibi bibazo by'ubusinzi. Ndasoma kuri urupapuro rwo hepfo ku 176, bitunyaga ubutaraga, bidutera ingorane zo kubura icyerekezo, ukabura inama aba wabyaye. Noneho ubutindi, baravuze ngo inzoga zitera ubutindi, ntago ubutindi ariko butera kunywa inzoga, ahubwo inzoga nizo zigenza zibutera. Shuti bwoko bw'Imana, ntabwo turi buvuge byinshi biterwa n'ubusinzi. Nawe nimurebe Nabali, wari umukire ariko atazi kwitegeka, udashobora kumenya kubana neza n'abandi, utazi kureba kure. Ni benshi b'abagabo bariho none batunzwe no gusebanya, kumva n'abaje batazi, ngo hari abacitse sebuja bakaza. Iyo mvugo ifitwe na benshi, kuko umuntu w'umusinzi nawe ntabwo yagira ubutaraga. Kansome ahangaha nigira imbere ibimaze kwicwa binyuriye mu businzi. Amadeni, iryo cyagombye gufasha abana mu Misiri imbere, ukakijyanira kigasoreza mu kabare, yaba ari amashyo y'inka, yaba ari kuri banki. Impanuka se zibitera nazo zaba ziturutse hehe? Reka ziturutse muri ubwo businzi. Bene aba bantu bariho ubuzima bw'ubuhanya, kandi kugira ngo bazaburokoke keretse bahindukiriye Imana. Reka nsome iyi page nanone muri gitabo cyitwa Twebwe n'ubundi n'abana bacu. Haranditse ngo rwose arikoro si ibyo kurya, ahubwo isenya ibyo kurya, kuko ikamura amazi kuturandaryi, tukumakara ntidukore neza. Yangiriza inyubakamubiri yitwa albumine, bigatuma amaraso avura. Yangiriza cyane imisemburo n'imvubura zifasha umubiri, bifasha umurimo w'igogora. Ituma imwe mu myunyungugu ndetse n'amavitamine bidakora neza, cyane cyane vitamine A, B ya mbere na B ya kabiri. Ikindi, ibuza isukari ya glucose gukora umurimo neza, cyane cyane mu gutera imitsi n'imihore kwirega. Iyi nzoga alcohol n'uburozi bukwirakwiriza mu mubiri wose, bujyanywe n'amaraso, itwikwa buhoro buhoro, kandi gatanga imbaraga umubiri utakoresha hakenewe imbaraga. Ububi bwayo buterwa n'uburozi bwuzuyemo, buhwanye n'ibindi byose bisenya ingirabuzima fatizo.
noneho ikindi hamwe no kuba nta bitunga umubiri birimo bitewe n'uko ikennye muri vitamine zo mu bwoko bwa B. Nk'uko byavuzwe haruguru, arikoro ntabwo itanga imbaraga. Baranditse cyane yuko ibiramambu arikoro ivuna amaguru ku bari gusiganwa cyangwa ku bari guterera umusozi, ndetse baravuze ngo izahaza umubiri ukananirwa vuba, ndetse kugabanuka kwihuse kw'imbaraga zo gukora bikabaho. Ndetse ubundi bushakashatsi bwahamije ko arikoro itongera ubwira n'umwete ku murimo umara igihe kirekire cyangwa umurimo uvunanye usaba imbaraga zidasanzwe zikenerwa mu kanya gato. Ntinatanga ubuhanga bwo gutunganya umurimo ukorwa n'amaboko, habe n'ubushobozi bw'ubwonko. Noneho nk'uko dukomeza kubisoma, nimbi ku rwego rukomeye, itera impfu z'imburagihe, ituma abantu badahagarara mu mwanya mwiza, ituma abantu bata icyerekezo, maze mu muryango hakabonekaho kuzahara kwihuse. Twigiye imbere rero, ndavuga ikindi gishenye umuryango ikawutera ubuhanya, ndetse abantu bakaba bari kurebana ayingwe bakagombye kurebana neza, ni ugucana inyuma. Iri jambo rirakomeye, icyaha cy'ubusambanyi. Ibitabo byinshi nk'igitabo cyitwa Femme et Mère, urupapuro nyirango ni urw'178, haranditswe ngo uwo ari we wese mu bashakanye iyo akoze icyaha cyo gusambana agaca inyuma mugenzi we, ngo il est considéré comme inexistant, ngo abafashe uwo bashakanye nk'utakibaho. Iryo fuhe ibi wenda Imana mu kugira ngo irinde kandi ikingire Abakorinto ba mbere ibice 7 murongo n'uwa 2, kubwo kwirinda gusambana, umugabo wese agire uwe mugore n'umugore wese agire uwe mugabo. Uyo umuciye inyuma ukanyuranya ukica amasezerano yo gushyingiranwa, nguba uteye ikimungu mu mutima wa mugenzi wawe, kandi umutesheje agaciro, umubara nk'utakiriho, ijuru rikakubara ku muntu wishe mugenzi we mu mutima. Nicyo cyaha cya mbere kibi gituma icyizere umuntu yari afitiwe gitesha kibura, dore ko tutagiye no mu ndwara ziriho none, nabyo tutari bubere kubivugaho. Ariko tekereza imiterere n'uburyo Satani mu muryango amaze gutumika icyaha gituma abantu benshi mu muryango bicana, hagati y'umugabo n'umugore, ingo zatandukanye, umuntu guhangara akajyana umugore utaruwe atakunda kuwe bamujyana. Ubwo bwenge n'ubwo bupfu, igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi mu cyigisho gitubwira ngo uwakanyi kuri Yorodani, baranditse ngo icyo cyaha ngo cya mbere icyo cyica n'ubwenge, icya kabiri gitera uburibwe, gatatu gitera indwara, gatatu gitera gupfa umuntu akenyutse, kandi kezabuza abantu ubugingo buhoraho. Abakiguyemo ni benshi. Igitabo cy'abami cya Samuel ya 2:11 twasoma amateka y'umwami. Erega burya kunanirwa kwitegeka. Turasoma Dawidi wari umwami wajyaga ku rugamba agiye imbere ingabo bagatsinda. Icyo gihe umunsi w'urugamba aho kurujyamo yisigariye Yerusalemu. Burya rero ntacyo ntagitera ibyaha nk'ubunebwe. Dawidi nawe ubwe asigaye arigenzagenza ntacyakora, agiye kubona abona umugore wa mugenzi we Mukaburiya, aramurarikira, amutumaho, akora icyaha cyo kumutumiza, n'undi azamwitabye. Cyari igihe umukobwa uwo mudamu ari mu gihe cy'uburumbuke, ahuye na aryamana nawe, amutera inda, icyaha kiramurya. Ni benshi bajya bashaka gutanga ruswa y'ibyaha bakoze, gutanga ruswa y'ibyaha bakoze. Umugabo w'uwo mugore ari umugabo w'ingabo, nuko ako kanya Dawidi abonye icyaha kimuriye, amutumaho ngo naze buruhutse agenda utaha iwawe. Umutima w'urugamba n'ishyaka ryo kurengera Isirayeli yari arifite, aho kugira ngo ajye kurana n'umugore biranga. Icyaha kiramurya ati reka musindishe wenda aribagirwa ajyeyo, kuko hari igihe umuntu asinda ariko rigeze kuri purusa ku magarama 2% muri litiro y'amaraso, ubusinzi n'ubuhehesi birazamuka. Tumenye kuvangura umuto n'umukuru,
niho mubona abagabo bafasha abagore abana ku ngufu, abakiri batoya n'abakuze. Alcool bimaze kuzamuka igeze ku magarama 2 ndetse n'amagarama 2 n'igice muri litro y'amaraso. Undi rero ko yarafite umutima ukunda igihugu, umutima w'ishyaka, ntiyajyayo, nuko arangije kubwo kuribwa n'icyo cyaha, kubona ipfunwe ryacyo, nuko yandika urwandiko rwicisha umusirikare w'indahemuka amuhereza ku rugamba. Noneho umugaba w'ingabo wari uriyo ayoboye, Dawidi aramwandikira ngo umuhereza hakomeye maze mu muhanagweyo. Ibyo byari bitewe n'icyaha cy'ubusambanyi. Ibitabo bitubwira neza yuko uyu yakoze ibyaha. Rero bene aba babyeyi bacana inyuma, ntabwo uzahana umwana we yatwaye ikinyendaro, ntabwo uzamuhana nawe yafashe ku ngufu, uzagira ipfunwe. Iryo pfunwe rizatuma utagira icyerekezo utanga mu muryango, kandi uwo mwashatse azakubara nk'utakigufite uko wamurenzeho ukagenda. Ibi bituma benshi batandukana, abandi bagagabana ibyumba, umugore akaryama mu cyumba kimwe, undi akaryama yabona bimunaniye agahambira utwe gasubira yavuye kandi yarakwiboyeho nka supagoro. Ibi bibayeho kenshi, imanza mu nkiko, ubutane ndetse bugabana ibintu. Abana bageze aho ngaho mu gitabo bita urugendo rw'abashakanye, natubwira ngo abana barahazaharira. Icyambere kibageraho ni kimwe, nuko bakundaga ababyeyi babo kimwe, babuze uberekera. Umwe kuba ari inkuru ayibarira mugenzi we icyo uwo bamubyaranye yakoze, abagiye kumushakira abanzi. Niba umwana yakundaga se, nyina arabura aho amuhera amubwira ati burya cyaso kimeze gitya, isara araburuka amubwira ati burya cyanyugo kimeze gitya. Ubu busambanyi bumaze gutuma ingo nyinshi buri cyerekezo, ingo nyinshi ziryana, abana benshi babona ari imfubyi kandi bafite abababyaye. Ibi bikaba bimaze gutuma imibereho y'abashakanye ibura icyerekezo bwoko bw'Imana. Soma iki gitabo cyitwa inama birebana n'iremamico 216. Hari amagambo ngira ngo nsome makeya. Ibyaha bimaze kuba gikwira mu isi, kandi isi yuzuye abantu baguwe nabi, yuzuye abantu bababaye. Baranditse ngo l'atmosphère de la famille est créée par les êtres qui l'habitent, les objets, les lumières, les couleurs, les sons qui l'animent et la caractérisent, mais surtout par les visages et les gestes et les paroles. Ikirere cy'umuryango burya kiremwa n'abagize uwo muryango, ibirimo umucyo, amabara, imvugo, amajwi, ndetse cyane cyane amashusho ni amagambo n'ishusho mu maso. Les enfants regardent avec avidité, abana barebana amatsiko, et s'attendent que tout cela se traduise pour eux à une nourriture morale et spirituelle. Abana ibyo ababyeyi bakora, ibyo bagenda berekeramo, ngo bajya bitegane, baba bategereje naze yuko ibikorerwa mu ngo bibahindukira ibyo kurya, une nourriture morale et spirituelle, bibabere ibyo kurya by'ubwenge n'iby'umwuka, qui leur est indispensable au même titre que les aliments. Burya uko ababyeyi bifashe bihinduka ibyo kurya by'ubwenge n'iby'umwuka ku bana, kimwe nuko babatezeho ibyo kurya. Iki kibuze rero, ukabona umwe n'umusinzi, undi yaje baratongana bararwanye, umwe ari kuregera abana ibyaha by'abamubyaye byase cyangwa se bya nyina. Umwana bageze mu kaga gakomeye ko kubura icyerekezo. Igaburo yakabonye riba ribaye uburozi. Ntabwo turi buvugeho cyane mu birebana n'uburere. Ni benshi mu babyeyi nabo ubwabo uretse n'ubu busambanyi, ntabwo wabaho wibuze ngo umwana azaboneke. Nkuko umusore n'inkumi bashakana bakitega kuzabyara, iyo umwe atazi bimureba, burya aba ari ibintu bikomeye. Umuntu akundirwa icyo amaze, ntabwo ajya akundirwa icyo atwaye. Bavandimwe,
reka twigire hepfo gatoya kuri iyi ngingo ikurikiyeho. Dore ubusambanyi buzanye indwara. Uragenda utahana imitezi, uragenda utahana imburugu, uragenda utahana sida, maze wasize ari mutaraga ubu umukenye kuko umugaburiye indwara azapfa kenyutse bitewe nawe. Amarira yaba hagati y'abashakanye atutse ku cyaha cy'ubusambanyi iyo uretse Imana yayahoza, ariko abantu baguwe nabi ku rugero rwo hejuru. Ni Imana yo mu ijuru yaba bugufi bw'abagize imiryango kuko yagushije ishyano ntibarika. Twigira imbere gatoya, twinjiye mu burere. None se niba ababyeyi badatanga uburere bwiza, waba utashoboye kwirera ukazarera? Dore ubusobanuro bw'umugabo. Ubusobanuro bw'umugabo ni igitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 2 urupapuro rwa 527. Reka dushaka abagabo duhereye muri Bibiliya. Ni umutwe n'Abakorinto ba mbere 11:3. Ariko ubusobanuro bwe ni ubuhe? 527. Baranditse ngo baratangiye bati ntibakoranyishe inshingano yawe ufite ku bana, ntibatanze igihe gihagije ngo ucyegure amasengesho yo mu muryango, kandi ntibasabaga abagize umuryango bose kuba yabanamo nawe. Ubusobanuro bw'ijambo umugabo ni umutware w'urugo. Abagize umuryango bose bashingiye kuri se w'abana. Niwe utanga amategeko, niwe utanga icyitegererezo cy'ingeso nzima zidakebakeba binyuze mu mibereho ye bwite, imbaraga, ubunyangamugayo, kuba umunyakuri, kwihangana, ubutwari, ubwitonzi no kuba ingirakamaro mu buryo bushyizwe mu bikorwa. Nimurebe uyu mugabo ubusobanuro bwe, baramuvuze, bavuze ibyo bita imico imuranga, ni qualification. Haranditse ngo abagize umuryango wose bashingiye kuri se w'abana. Niba ari umusambanyi se baba bamushingiyeho, bamwishingikirijeho. Niba ari umusinzi se baravuze ngo niwe utanga amategeko, niwe utanga icyitegererezo cy'ingeso nzima zidakebakeba mu mibereho ye bwite. Icyitegererezo kidakebakeba cy'ingeso nzima mu mibereho ye bwite. 2, imbaraga, ubunyangamugayo, kuba umunyakuri, kwihangana, ubutwari, ubwitonzi, kuba ingirakamaro mu buryo bushyizwe mu bikorwa. Mu buryo bwahuranije, se w'abana ni umutambyi w'urugo, ashyira igitambo ku gicaniro cy'Imana ku manywa na nimugoroba. Umugore n'abana bakwiriye gushishikarizwa gufatanya nawe muri iryo turo ndetse no mu ndirimbo zo guhimbaza mu gitondo na nimugoroba. Se w'abana nk'umutambyi w'umuryango akwiriye kwaturira Imana ibyaha bye bwite n'ibyaha by'abana be byakozwe muri uwo munsi. Ibyo byaha yamenye hamwe n'ibyo mu ibanga byamenywe n'ijisho ry'Imana gusa bikwiriye kwaturwa. Iri teko ry'imikorere se w'abana narishyira mu bikorwa, ubwo abana nabo bazaboneka babe beza. Sindi butinda aha ngaha. Twinjiye mu nshingano z'umugore, nazo ni nyinshi. Bivugwa byinshi mu nshingano zabo. Izo zo ntabwo ndi bubone uko nzisobanura zose, ariko ndasoma aya magambo makeya kuri urupapuro rwa 350. Ni makeya twasoma yavuzwe n'umuja w'Imana. Haranditse ngo nzi abagore benshi batekereje yuko urushako rwabo rwabaye umwaku. Aba bantu barakomeye. Hepfo bazi ko rwabaye umwaku. Ese gusanga umusinzi, ugasanga umusambanyi, ugasanga bo banditse ngo ni ruharwa wo bahiga kubw'amadeni, urugo rw'umwaku. Mbere ku by'Uwiteka yanyeretse, abagore bari muri uru rwego bafite ibitekerezo byangirijwe no gusoma inkuru, kureba imiterere yabo bashakanye uko imeze, uko ihagaze, byabatesheje umurongo. Ariko mu nshingano zabo uyu muja w'Imana yaravuze ati 353, umurimo n'inshingano by'umugore birakomeye, by'umwihariko kuba bafatanije kuba umugore no kuba ba nyina w'abana. N'abagore kandi n'ababyeyi
bashobora kuba umugisha kuba bazengurutse bose, bashobora kugira imbaraga ikomeye ihindurira abandi ku cyiza nibaramuka baretse umucyo wabo ukamurikira abandi kugira ngo bibatere guhimbaza data wo mu ijuru. Inshingano bayimenye, ni abaganga b'umuryango, ni ababyeyi. Ababyeyi hari ijambo uburezi kuko ni ukubyara. Umuntu yitwa umubyeyi yarabyaye kuko ipica y'abana izagaragaza umwete n'ishyaka bye mu byiza. Bitabaye ibyo rero nawe ntabwo abazi icyo ari cyo. Soma mperuka kantu ngira ngo ndangirizeho ni ugukura ubumara bwa alcohol mu mubiri w'umuntu. Ndagiye ntanga umuti umwe ariko umuryango mu mpatanwa. Icya mbere ni ukugarukira Imana, ukayoborwa nayo, ukagendera mu nzira zayo, inama zawe ukazigira izawe, ibitekerezo byawe ubwenge buravumbuka, maze Satani wari wishimiye guhindura umuhigo we akakubura umwanya. Ibyo ngiye gusoma rero mu magambo makeya bishobora gufasha abagize umuryango bazahajwe n'inzoga. Reka mpere nk'uko nabibabwiye, ijambo ry'Imana ritubwira neza ububi bw'izi nzoga twavuze, ariko hari uburyo umuntu ashobora kwigoboka akoresheje iyi miti ikurikira. Rero ibintu bibiri tuvuga byangirika ni ubwonko ndetse n'umwijima. Uko niko tubisoma. Wenda ngerageje gusoma muri iki gitabo cyitwa ubutaraga bunyuriye mu binyobwa, cyangwa se ibinyobwa by'ibimera bizima bitanga ubutaraga. Bavuze ibintu bikomeye. Iki gitabo cyitwa Santé par les boissons 256. Ndasoma amagambo akurikira. Baranditse bati: bien que l'alcool ne s'élimine pas par l'urine, nubwo alcool itarangizwa no kwihagarika cyangwa se n'inkari, l'ingestion de certaines boissons contribue à neutraliser ces effets. Hari bimwe mu binyobwa umuntu ashobora gukoresha kugira ngo ingaruka z'izi nzoga zibasha gukurwamo. Le cerveau et le foie sont les organes les plus affectés par la consommation de l'alcool. Burya ubwonko n'umwijima nizo ngingo zijya zigerwaho n'ingaruka zikomeye cyane, nubwo n'izindi zigerwaho n'ingaruka, ariko cyane cyane umwijima n'ubwonko nibyo bihazaharira. Rero niki wakora? Ibi nibyo ngiye gusa naho hangirika cyane imyakuro ndetse n'uturemangingo tw'umwijima, ibyo bita hepatocyte. Akaba ushobora gukora umutobe w'amashu, gufata imvange n'amababi y'ishu ritukura ni karote na pome, ko wamara kubisya ugakamura, none ugakamuriraho igice cy'indimu, ukanywa agatase mu gitondo na nimugoroba. Ubikora 3 mu cyumweru cyangwa 4 mu cyumweru, ukarangiza ukwezi, uba uruhuye umwijima wawe ingaruka zatewe ndetse n'ubwonko ingaruka zatewe na alcohol. Igikurikiyeho wakora, noneho iyo umwijima wamaze kubabuka, nabyo ibyo bita le foie enflammé, ufata artichaut 2 ndetse ukongeraho onyo 2, ukazitogosa iminota igera muri 10, warangiza ukabisya. Wamara kubisya ugakamura, ugafata itase ugakamuraho igice cy'indimu, ibiko 2 by'indimu by'umutabo w'indimu, akanywa 2 ku munsi, arangiza 4 mu cyumweru, arangiza ukwezi, wa mwijima ubabuka nawo ukaba wukijije. Ikindi gikurikiyeho nibyo bita stéatose hépatique. Stéatose ni ibinure ku mwijima. Ni benshi bajyayo, noneho bagerayo kwa muganga babapima mu maraso, rero umwijima wawe ufite ibinure, nuko ati reka tuguhe imiti. Ni byiza, iyo miti irafasha cyane, ariko wongereyeho nibi bikurikira. Ku mwijima ufite ibinure ukora iki rero? Ufata inzabibu, pamplemousse
na radi ebyiri ukabisya ukayungurura, ugafata vangamo utuzi dukeya, ukanywa ikirahuri mu gitondo na nimugoroba, gatatu mu cyumweru ukarangiza ukwezi. Ibyo binure bikaba biri kugenda bigabanuka. Rero dusoza ijambo ry'Imana muri Zaburi 119 umurongo wa 165, abakunda amategeko yawe bagira amahoro menshi nta kigusha bagira. Reka nongere mbabwire nti kuvana umuryango mu mpatanwa, intambwe yibanze nukuyoboka Imana, nukuyoborwa n'ijambo ryayo, nukumvira ibyo ishaka, twabishyira mu bikorwa, ubwenge bukazanzamuka, imbaraga Imana itanga zikabizacu, ubushobozi butsinda akamenyero tukabubona. Reka Imana ibidushoboze kugira ngo imiryango yamaze kujya kure y'Imana, icyo bita Trinite, ni nyabutatu, ni umugabo, ni umugore ndetse n'Imana. Ubwo iyo nyabutatu, iyo umugore n'umugabo bayobotse Imana bakayihuriraho, irabazahura, noneho ingeso zabananiye zikanesheka, ndetse icyiza kigashyirwa mu bikorwa. Twemere tuyoboke, ituyoborere ingo, kuko biranditswe ngo iyo Uwiteka atari wubaka inzu, abazubaka babarushwa n'ubusa. Imana idushoboze kumvira ibyo ishaka mu izina rya Yesu. Amen.